Nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu mwe mukunda umuyoboro wa Eugene Frank G 123 official. Uyu munsi mbateganyirije iki rero? Uyu munsi ndashaka kubagezaho umunsi w'abakundanye. Ese ujya wumva ko habaho umunsi w'abakundanye? Ese waba warigeze kujya mu rukundo? Urabiteganya se nibura? Uyu munsi nje kubagezaho umunsi w'abakundanye uzwi ku izina rya Saint Valentin. Ntimucikwe, ndaje ngo tubive imuzingo kandi turusheho gusobanukirwa n'uwo munsi n'inkomoko yawo. Valentine 14 Gashyantare buri mwaka twizihiza mutagatifu Valentina. Uyu mutagatifu akaba yarabayeho mu mwaka wa 269 kuri iyi tariki ya 14 Gashyantare twizihizaho abatagatifu babiri bitwa izina rya Valentine. Valentine w'i Roma wari umupadiri na Valentine w'i Terni bakunze kwitiranwa na Valentine w'i Roma. Valentine umwepiskopi wa Terni mu Butaliyani yabayeho mu gisekuruza cya gatatu. Akaba yarahowe Imana ku ngoma y'umwami w'abami witwaga Claude wa kabiri w'umugoti, Claude de Logotique, ndetse bavuga ko yari umuganga, akaba yarakoraga n'ibitangaza byinshi. Mu ntangiriro y'ubukristu, igihe mu Burayi hari ubupagani hafi ya hose, umwami w'abami Claude w'umugoti wangaga abakristu urunuka, yaje gushyiraho itegeko ribuza abasore n'inkumi gushyingirwa kugira ngo abone abasore benshi bajya ku rugamba mu ntambara. Nyuma y'iryo tegeko, Valentine w'i Terni we yarirenzeho akomeza gushyingira abakristu, maze iyo nkuru igera ibwami ko Valentine ashyingira abakristu. Nuko umwami yohereza abafata Valentine bakamufunga. Valentine yari yaranze kumvira itegeko ry'umwami igihe yari afunze. Yaje guhura n'umukobwa w'ushinzwe uburoko. Uwo mukobwa Yuliya akaba yari yaravutse ari impumyi. Uwo mukobwa yaje kuganira na Valentine wari uri mu buroko, asaba Valentine kumugenekereza uko isi iteye. Uwo mukobwa yumvise agiriye impuhwe Valentine, maze amuzanira ifunguro uwo munsi wose, maze bigeza ku mugoroba igitangaza gikorerwa uwo mukobwa. Urumuri rwanyuze mu madirishya rukiza uwo mukobwa, nuko arasubiza ati, ubu noneho ndabona isi imeze nk'uko wayimbwiye. Inkuru y'icyo gitangaza yaragiye igera mu matwi y'umwami w'abami Claude utarakundaga inkuru z'ibitangaza nk'izo. Ahita ategeka ko umwepiskopi Valentine yicwa. Ku munsi yishweho yabanje gukubitwa inkoni nyinshi, nyuma acibwa umutwe. Hari mu mwaka wa 269. Umuryango wose wa Yuliya wahise uhinduka abakristu bagiriye kubaha Valentine. Mu mwaka wa 495 Papa Geraze wa mbere yafashe icyemezo cyo gukuraho umunsi mukuru w'abapagani w'Imana
yitwaga Fawunusi, bakaba barizihizaga urukundo n'uburumbuke. Uwo munsi mukuru wabaga kuva ku itariki ya 13 kugeza kuri 15 Gashyantare, maze awusimbuza umunsi mukuru w'abatagatifu batatu bitwaga ba Valatini bahowe Imana. Uyu munsi w'abakundanye watangiye kwizihizwa gutyo mu gisekuruza cya 14 mu Bwongereza, aho ba Valatine na ba Valentina bahanaga udukarita tw'urukundo, ariko kuba mutagatifu Valentina ari umurinzi w'abakundana byashyizweho na Papa Alexandiri wa gatandatu mu mwaka w'1496. Ngayo nguko aya mateka atwibutsa umutagatifu Valentine, kandi ngayo nguko aho umunsi w'abakundana witiriwe mutagatifu Valentine waturutse. Abakundana cyangwa abakiri mu rukundo ndetse n'abateganya kujyamo, tubifurije kuzajya bagira ibihe byiza uko babyifuza, kandi buri wese uri muri ubu buzima ndamwifuriza kuba yaguma mu rukundo. Ibiganiro nk'ibi rero bicukumbuye kandi by'amateka nakagaruka. Habaye hari icyifuzo ufite wacyandika aho ngaho muri comment hasi y'ako kazogera, cyangwa ukaduha like na share ku nshuti zawe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.